Amahoro meza rero we mukunzi wa Bwiza TV, we ukunda kubana natwe, wowe ukora comment cyangwa se ukora like, nawe uje vuba cyangwa se uje ku mpamvu zo kwiga, ndagushimiye kandi nguhaye ikaze kuri Bwiza TV kugira ngo urusheho kubana natwe no kugukumenya. Ngerewe nitwa Meki Kayiranga, ndi umunyamakuru ariko nkaba ndi n'umuhanga cyangwa se inzobere mu bijyanye no gutunganya amashusho. Ibyo abantu benshi bita video editing, cyangwa se video montage video mu gifaransa. Mu kinyarwanda twavuga ko ari uburyo bwo gutunganya amashusho cyangwa se guhuza amashusho, bitewe ko bisa nkaho bigoye mu kubishyira mu kinyarwanda. Rero ni ibintu bijyanye na gutunganya amashusho cyangwa se kuyafata, ni ibintu mazemo imyaka igera kuri 20 ari byo nkora. So mfite experience rero y'imyaka myinshi mu buryo bwo gukora documentaire, gukora ibiganiro, mu buryo bwo gukora indirimbo, gukora publicité za advert, gukora ama-generique cyangwa se ama-introduction y'ibiganiro. Ariko nkaba ndi n'umuhanga mu gukora ibintu bijyanye na design, birimo magazine, ibitabo cyangwa se za newspaper ziri print zizo ku mpapuro, cyangwa se gukora graphic design muri rusange, wenda nkuko benshi bakunze kugita graphic design. Mw'ibyo bintu rero muri multimedia bifitemo uburambe ndetse n'ubushobozi bwo kubimenya. Haba nifuza rero kugufasha kugira ngo ubimenye. Abantu benshi kwiga video editing ni bisaba igihe kinini cyane ndetse bisaba n'umwanya, udafite umwanya ntushobora kubyiga. Ikindi bisaba nuko ubikunze. Akenshi kugira ngo nabimenye biba birimo impano. Ushobora kuza kubishaka kubyiga wenda utarufitemo nk'impano cyangwa se utarubitekerezagaho, ukaba wabimenya bitewe nuko wabyize cyangwa se ufite ubushake bwo kubimenya. Ngewe rero ngiye gufasha wowe ufitemo impano wifuza kubimenya, nawe wumva ko ufite umuhate wo kubyiga ukabimenya. Ndizera ko nunkurikirana amasomo yose nzagenda ntanga, uko uzajya uyakurikirana kuri Bwiza TV, uzabasha kuyamenya, ubashe no kumenya byinshi no gusobanukirwa mu buryo bw'incamake kandi mu buryo bwiza, mu buryo buri pratique. Kuko tugiye muri theory byakugora cyane, byagufata n'umwanya munini wo kugira ngo ubashe kubimenya, kuko iri ni isomo wiga muri kaminuza ukaryiga imyaka myinshi cyane kugira ngo ubashe kurimenya. Urumva hazaho imyaka myinshi, akazaho n'imyaka experience yo kugira ngo nawe ubashe kubikora. Kuko kubyiga ni kimwe no kubikora ni kimwe. Abantu benshi rero bajya bananirwa gutandukanya, akumva ko kwiga software no kwiga editing. So nuvuga ngo kwiga editing cyangwa se gutunganya amashusho ni ikintu kimwe, no kwiga program ni ikindi. So hano rero nzabafasha kukwigisha, nzakwibwira uburyo editing icyari cyo, nkubwire no kuri software, nkwigisha no kuri program kugira ngo ubashe kuziga no kuzimenya. Nuvuga ngo nzabikombina, nzabifatanya kugufasha kukwigisha montage no kukwigisha software. Ubundi montage ni ikintu gihera mu bitekerezo, kigahera no mu mutwe wawe, no kucyo ufite. Ntago ushobora kuza ngo uvuge ngo montage si ukuvuga ngo ufite software. Kugira software cyangwa no kwimenya ni ikindi, ariko se ubundi ukeneye iki? Nuvuga ngo purpose yawe cyangwa se intego yawe, impamvu itumye ushaka gukora icyo kintu, ahanini niyo ikuyobora. Kuvuga ngo nk'abakora filime documentaire ntashobora gukora iyo filime adafite igitekerezo. Nuvuga ngo ibintu byose birahera ku gitekerezo. Kugira ngo ubundi ukore editing, kugira ngo ubundi ukore iyo filime, ni igitekerezo. Nibyo rero nshaka kugufasha. Ariho natangiye nibaza ngo video editing cyangwa se ni gute wamenya gutunganya amashusho mu buryo bworoshye, ni iki wakoresha mu gihe wifuza gutunganya amashusho. No kuvuga ngo video editing ubwabyo, kugira ngo ni gute wamenya kubikora. Kugira ngo ubimenye, icya mbere ni ukuba ubishaka, ni ubushake, ni ukuba ufite umwanya wo kubyiga. Icya kabiri, kugira ngo igikoresho ushobora gukoresha, ubu muri iki gihe tugeze mu gihe cya digital. Twebwe tubitangira, njye mbitangira mu myaka ya 2003, ntangira kubikora mu buryo buri official. Twakoreshaga ama screen televiziyo, tugakoresha mixer audio, tugakoresha mixer video, nzayibereka mixer video ndacyayifite, tugakoresha magneto,
abenshi mushobora kuba mutanabizi wenda nk'abakiri batoya, zajyagamo amakasete manini nazo nzazibereka. Tugakoresha nano na kamera zishobora kudufasha kwinjiza ya mashusho ziyajyana kuri magneto zinayacisha muri mixer. So nuvuga ngo icyo gihe dukoresha icyo bita analogique, byari ibintu bisa nkaho bikomeye cyane cyangwa se bigoye, bisaba n'umwanya cyane, bisaba n'imbaraga udashobora gukora, bikagusaba n'ibikoresho byinshi cyane. So rero ubu ngubu muri iki gihe tugezemo ni igihe cyoroshye cyane, igihe cya digital cyangwa se igihe isi yose iri mu ikoranabuhanga. Nuvuga ngo gukoresha computer, ushobora gukoresha computer imwe gusa ugakora montage, cyangwa ukaba wafata computer yawe imwe igakora ibintu by'amakamera 50 kandi ari computer imwe. Mu gihe dukora muri analogique waba ufite magneto, niba ushaka gukora ibintu bivuye kuri channel 50, bivuye kuri kamera 50 urugero, wakoreshaga magneto 50, ubwo bivuze ngo na ya mixer yawe irabifite ibyo bita ama input agera imyanya yinjiza amashusho agera kuri 50. Noneho ukaza no kugira output yo iba ari imwe, ko urakombininga ntuza yuri muri editing, ushobora guhuza izo channel zose cyangwa se iyo mirongo yose igufasha guhuza ayo mashusho yawe. Muri izi rero muri video editing muri digital habamo icyo twita timeline. Muri wenda nka software ushobora gukoresha, urugero arizo mperaho software ukwiye gukoresha, iyo navuga ko isa nkaho ari international cyangwa se ikoreshwa cyane izwi ni Adobe Premiere. Adobe Premiere ushobora gusanga hari televiziyo nyinshi zikoresha, hari ama studio menshi ayikoresha, no mu bihugu bimwe na bimwe ugeza muri East Africa, Kenya, ukajya Tanzania, ukajya Uganda, hano mu Rwanda ukajya na Congo, bakoresha Adobe Premiere. Ariko hari naho ushaka kugira ugasanga barakoresha Vegas. Vegas ni program isa nkaho idahambaye cyane, itari ku rwego runini cyane, ariko ikoreshwa n'abantu benshi. Hanini nk'abantu bafite imashini za Mac Pro cyangwa se Macintosh, ntago bashobora gukoresha Vegas, biragoye kuyikoresha, bisaba ko uhindura operating system. Nanone hari yindi yakoze cyane abantu benshi bazana mu Rwanda, Pinacle ni programu abantu benshi bazi cyane mu Rwanda, nk'abantu bagiye bakora editing cyangwa se montage z'ubukwe bagiye bakoresha Pinacle. Nayo ni programu kugeza uyu munsi aho mperukira kuyikoresha igeze kuri 17. Iya 17 ni ifite ubushobozi bwo kuba yakora ama HD, kuko hari nuvuga ngo ubundi ukora editing nibyo nawe ngo uba ufite impamvu, kandi ukaba ufite n'igitekerezo, ufite n'ibyo ugomba gukoresha. Ibyo ugomba gukoresha birimo amashusho. So ya mashusho yawe ahanini hari icyo bita format, muri video bita format. Iyo format ni ese ugomba kwibaza iyi shusho, aya ma video yashutinzwe mu buhe buryo, ya filime mu buhe buryo, wayafotoye yafotoye muri iyo format. Ibyo bita ushobora kumva ngo iki gihumba ngo high definition, kumva ngo HD, undi ukumva ngo DV. Format iyo hari ya mbere twari tuzo benshi twakoreshaga yari yo twitaga DV. Iyi DV igira ibyo bita preset zigera ziri kuri 720 na 576 I think, yes 576. Noneho bajya ku byo bita ibyo kwikigiye bigezweho, umuntu akubwira ngo ni full HD, ngo ni high definition. Ibi by'ama high definition ibyo bitwita HD. So HD iyo igira 1920 ku 1080, cyangwa se kuko HD yo ibamo format nyinshi, usanga gusanga ari naho biterwa nuko ushobora guhitamo. Hari ni nka HDV igira 1440, 1440 n'1080. Ariko hari nizo dukora ziba kuri HD usanga ifite 1080 kuri 725 cyangwa se 729, biterwa n'icyo ushaka hanini cyangwa se quality ya image ushaka. Ariko byose ni ibintu tuzagenda tugarukaho tunakwereka uburyo ushobora kuzikoresha, uburyo
wa exportinga cyangwa se ibijyanye na export, kuko ntituragera kuri editing nyirizina. Nabanje gusobanurira kubigize ibigize urumva harimo kuba nuvuga ngo ntushobora kugira ku rwego rwa editing cyangwa se gutunganya amashusho utayafite. Intambwe ya mbere ni ukufite amashusho. Ikindi cya mbere ukibaza aya mashusho ari mu iyihe format. Nuvuga ngo nubutekereza kuri format ni nawe ubwo ugera ahandi usettinga ukavuga uti muri setting zanjye ndasettinga format yakozwe kuri kamera. Setting ubwo n'uburyo uri burebe uti niba uyu yarakoze DV 720 kuri 560 niyo ndi bufate muri software igihe urimo utoranya. Niba yarakoze HD 1920 bikagera ku 1080 ubwo no muri software nibyo uri bucuzinga. So muri make ubwo nguciyemo muri make uburyo kwiki gihe cyo bita digital editing. Ibi bya digital editing bigendana n'ama program kandi bikagendana na computer. Ngo yuvuze digital muri rusange ubunda nkatwe tuba muri editing means wita wumva ko ikintu kivuzwe ni computer. Ngo ntushobora gukora ibintu bya digital udafite computer, udafite na software. So software ni ingenzi na computer ni ingenzi. Iyo ugiye muri analog cyo mwumva wenda bakwataza analog yakoreshaga nyine biri analog, birimo za magneto, birimo n'amakamera afite amakasete cyangwa se amatape. Nuvuga ngo wafataga cassette nayo ugasanga ngira ngo analog ijya kugenda ijya gusa nk'ayicika mu Rwanda. Abantu bakoraga amakasete banafilmaga ku byo bita HDV. Iyi HDV yaje nubwo yari karite nziza y'igihumbi 440 yari ifite cassette, washobora kuba wayikoresha cassette, niyo isa nkaho yaherukiwe. Vuga ngo kugira ngo ukore izi format cyangwa se ukore aya mashusho byagusabaga gukoresha amakasete. Uyu munsi none abantu bakoresha memory card cyangwa se card mu buryo bwo kugira ngo baregistre cyangwa se babashe gushyiraho amashusho yabo iyo bari coding. So kugira ngo rero mu bintu bya mbere ugomba kumenya ugiye gukora editing ibyibanze nuko ugomba kuba ufite impamvu y'iyo editing. Ikindi ukaba ufite amashusho. So nuvuga ngo hari amashusho hari n'impamvu itumye yakora, kuko ntago event cyangwa se iminsi mikuru ibituma abantu bakora amashusho biba bihuye. Urugero ngiye nshobora kuba nshaka gukora indirimbo, undi ashaka gukora ubukwe, undi agakora filime documentaire cyangwa se filime mbarankuru, undi ashaka gukora publicity. So nuvuga ngo icyo bintu iyo bigiye gukorwa, iyo biri gukorwa bitandukanye mu mitekerereze y'uburyo umuntu ari bubikoremo. Kuko no muri technique, mu buryo ushobora gukoresha software, mu buryo ushobora kuba we wakora biya bitandukanye. Ndagira nakubwire ko abantu bakora aka kazi, bakora video editing cyangwa se montage, akenshi ntago bahuza. Ngiye nshobora kukwigisha uburyo ushobora kubikora ariko ntuzakora nkanjye, kubera ko imitekerereze, uburyo mbangutse gutekereza, uburyo nshobora gufata umwanya wo gutekereza biratandukanye n'ibyawe. Muri ibi bintu kandi abenshi bakora nk'ibi cyane cyane nk'abibanda ku mafilime documentaire, indirimbo, kuri za publicité n'ibindi bisaba kwicara ugatekereza, abenshi bo usanga bakora n'icyo bita meditation. Ukagira umwanya wo kubitekerezaho, ukaba wasanga umuntu ahagaze ahantu ari kwibaza se ndayikora gute. Niba umubwiye ngo ndashaka publicité n'urugero yo gucuruza amakara, aribaza se ni gute ndi bwamamaza ya makara kugira ngo abantu babashe kuba attracted, babashe kuba babyishimira bayagure. So nuvuga ngo ikintu cya editing bivuze gutekereza. Ntushobora gukora editing udafite umwanya wo gutekereza. Ntushobora gukora editing udafite umwanya wo kwicara ngo ubihe umwanya. Ikindi editing ntushobora kwikora udafite amashusho. So jewe no kuvuga ngo icyo ndi kukwigisha uyu munsi none ndi kukwigisha uburyo watunganya amashusho n'uburyo wakweditinga. Intambwe ya mbere, step ya mbere ni ukuba ufite amashusho, step ya kabiri ukaba ufite computer, step ya gatatu ukaba ufite software. Iyo rero niyo ntambwe ya mbere, aho byose nzagenda nkwereka ngufasha uburyo ushobora kubikora no kwizi format nyinshi ntigeze mvuga tuzakomeza kuvuga. Numva rero twasa nk'abasoza, ndagira nkubwire ko nta kindi kimpagaritsa no kugufasha uburyo wakora
uburyo wamenya amashusho, ibintu by'ibanze wakwibandaho. Uyu munsi nkubwiye ibintu bitatu. Nakubwiye ko icya mbere ari ukuba ufite ayo mashusho, ya mashusho yakozwe, ukaba ufite n'igitekerezo. Ikindi ukaba ufite ubushobozi bwo kuba uzi computer no kuba ufite software. So murakoze rero, nahejo aho nzakomeza kukubwira, kukwigisha, kugufasha kugeza umenye uburyo batunganya amashusho kandi mu buryo bwiza ku buntu. Niba utarakora subscribe kuri channel ya Bwiza TV wayikora, kandi wakora sharing ndetse wakora no kuri karakazogera kugira ngo izi notification zizi nyigisho ndetse n'ibindi byigisho. Murabona ko Bwiza TV yigisha ibijyanye n'umuziki n'amakuru asanzwe, byose bizajya bikugeraho uko igihe gitambuka. Murakoze, mugire ibihe byiza. Nahejo yari Kayiranga.